Yesu ashimwe nkuba. Ahimbazwe pastor. Umeze ute? Meze neza. Iminsi myinshi. Kabisa. Ariko mw'iyi minsi ko wabuze utakiri kuboneka mu materaniro. Muri iyi minsi se yana akazi keshi hatahana rwose. Ariko ndaza kwikubita gashyi uranda. Ariko nta makuru ya Rutimbo. Rutimbo amakuru ye rero. Rutimbo yarakenywe no ku kazi baramusezereye. Yewe. Rutimbo yarakennye cyane rwose hahandi habi. Yabaye nk'ingati menye. Yewe birakwiye ko tumusengera cyane tukanamusura. Rwose tuzamusure. Birakwiye rwose. Njye nanabipangaga muri iki cyumweru tugiye gutangira. Oya ahubwo turaje tubitegure neza nk'abantu b'Imana. Yego rwose tugende tumusura uriya mwana w'Imana. Ubundi yega gusurana ni umuco. Nibyo tugiye mu murimo gato ya hano haruguru ariko ugira uboneke ku rusengero nyabuneka twongere tubimbaza kandi urabizi wateraga ikorasi nka bikamera neza rwose. Sawa Yesu aguha umugisha. Nawe rwose. Sawa. Mama sinzana yagiye sohotse mu kanya. Uri gucuranga? Kanza twicurangire mwana wawe. Kanza twicurangire. Mama yakutesheje umutwe kwishyira ibyo kurya noneho papa nakugira inama utazagenda nini uzagenda stress nyine wibereho mu mahoro. Nibere mu mahoro. Nuko nzabikora. Kakire reka nguhe ijana ryo wigire kugura indazi kuri botike. Naho nakunywa mara mu gatemba jya mu nda. Kuri nakora cyo kugura karindazi. Yego papa. Umugore mwiza. Mwiriwe. None ko mbona uri aho ngaho se uri gucuranga ntabwo turi burye. Turarya natwazwe n'iki kurya. None turarya wiriwe wicaye duhare. Ntabwo uzi ko akazi kanjye kahagaze tugejeje ko baduhamagara. None ni yeho umugore yatonze umugabo. Ariko reka twumvikane. Urakora. Nakwigiye umushinga ngo igishoro urakora amafaranga urayakorera. Mu gihe akazi kanjye kahagaze ntabwo wahahira urugo. Kanakumira ntabwo naruhahira. Ikibazo ni iki? Niye wabonyeho umugore atunga umugabo. Hari ababibonye? Dufatanyije urugo se si umuryango. Nimbe turufatanyije
iriya wanshinge ari business sibyo umuryango oya ibyo ntabwo byari birimo none umugabo atunga umuryango we urabizi ko Adamu na Eva byagenze Adamu na Eva se ko bizanye ute urabizi ntabwo basohotse muri Edena ko Eva agaburiye Adamu ntabwo Imana yabirukanye none se wowe uri Eva ntabwo ndiwe ariko ndi umugore nkawe ubwo amafaranga ukorera ushobora kuvuga ko uzayamaze kudahaga gatunga umuryango ntabwo arayatunga umugabo n'umuryango umugabo agizwe no gutunga umuryango kumvikana umugore we amafaranga arahari mu gihe akazi kanjye kahagaze ukumva ko ntabwo bishoboka ko mereza hano ukora umufuka umereze shyira amafaranga agenda uhahe muteke haya shareka nkubwira aya ngaya ntabwo ngiye najya kuyahaha sakomerora abagabo barabona ko uyu mugore abagabo turabona ewe